reka ndumubaza sibyo birangira ayo mafaranga uri kuyanyaka nka mama nka papa nka garafu nka sheri wanjye natwe turayabana kumvikane erega mwebwe nuko wamwigiza nkana hari umusore se wahaye amafaranga niba nkusabye serivisi uzi ko uyishoboye utari bujye Dubai kuyizana ngo bikugore utega wayimpaye kuyizanya sibyo se hari uwakwakije se kombo bararye ushyemo n'inyurabwenge ndi kubyumva umuhungu umwatsa amafaranga warayagoye kugira ngo umwumvishe yego mwumve icyo gihe abari kugura banza wumve reka ibintu byo kugura wowe nukugura umva Jado niba uzi ko umuhaye amafaranga atarakumvisha wabyihorera amafaranga mba mutange imipuri twibomorere two ntibyari biba ngombwa ko uha boyfriend wawe mukundana ugasanga nta rubanza usigarana mu mutima wawe ngewe igihe numva namuha nkumva nta n'urubanza nta n'iki yeyo ndabasuje cyane inshuti bakunzi ba Byo TV show by'umwihariko Man vs Woman turagarutse cyane muri Man vs Woman aho turi kumwe na Queen Martine Matiku ndetse na Ravi ubushize twasubitse ikiganiro tudafashe umwanzuro kuri topic yagiraga iti ese umukobwa gusavinga umuhungu batarabana ni ngombwa ese ni byiza cyangwa se ni bibi none se ibyo bikomeza urukundo cyangwa se birarusenya uyu munsi rero turagarutse ubushize nta mwanzuro twafashe ariko turabizeza ko muri iyi part2 iri busoze cyangwa se iri burangire dufashe n'umwanzuro tubabwiye niba ibyo bintu ari ngombwa cyangwa se atari ngombwa niba ari byiza kubyirinda cyangwa se kubikora kurikira ikiganiro kuva gitangiye kugera kirangiye urakuramo inama nziza kandi zubaka abahungu bari ku ruhande rwo kuvuga ngo mujye mutwihera mujye mutwumvisha mbere tubanze twumve imari tugiye gushyira mu mago abakobwa nabo bati oya murakatsindwa ntabwo ibyo bintu ari byo wowe nawe jya muri comment section utubwire ese wowe urabyumva ute let's go uzaba uri kugura ntabwo uzaba uri gukunda mw'abantu reka kubona amafuti kuko nuramuka umpaye amafaranga ukambwira ngo ngaho manje nzaba nkugurishije kuko wowe wanyishyuye nzaba nkwishyuye nyine nkugurishije ibijyanye n'amafaranga reka ndumubaza sibyo birangira ayo mafaranga uri kuyanyaka nka mama nka papa nka garafu nka sheri wanjye yes mbihagaze nanjye niba kandi nka sheri wanjye nawe wayampaye nka sheri muri mwitonze kimwe nuko nanjye nayaguha nka sheri kuko natwe amafaranga reka twumve ku ruhande rwa Matine kumvikane natwe turayabana kumvikane erega mwebwe nuko wamwigiza nkana hari umusore se wahaye amafaranga mwese aho ese umuntu wagukundana n'umuntu akagira ikibazo ukanakibona uwo mutima wo kumufasha uwufite ntuyamuha ubundi rero ako kanya ko nari nkeneye uwo mutima buretse uwo mutima natwe dukeneye niba nkusabye serivisi uzi ko uyishoboye utari bujye Dubai kuyizana ngo bikugore utega wayimpaye tandukanye amafaranga tandukanye none se nibyo bavugaga Ravi urumva wowe umuha amafaranga sibyo aguha amafaranga kuko aba yizeye ko byagenda kose ntabwo okay niyo utaba ari ukuyamusubiza buretse mbanze wihanganye muce mu ijambo nacyo njye nawe turakundana ugize ikibazo ninguha amafaranga uzanyishyura iki ngaho mbwira nawe nzaze ngusabe none se hari umusore wambura se mu rukundo ntakugurizanya kubamo erega njye nta nubwo twakundana njye tureke no kwita ku byo kugurizanya sibyo se hari uwakwakije se kombo bararye amafaranga ahubwo se wamubwira ngo mpakuriye amafaranga ngo nsubize amafaranga njyewe nayaguhaye nka sheri ahubwo ikibabaza ni uko usanga wa muntu wafashije adahari rero ikintu kigufasha kubaho utarogereta ni uko nyine ryabanga wararimuhishe iyo agiye uravuga ati amafaranga nzabonane ariko iyo agize gutya avuga ati ibi bintu nzabihande noneho niba umuntu uzaza gutora yanzoga babarira ubyumve bino bintu neza ushyemo n'inyurabwenge ndi kubyumva umuhungu
umwatsa amafaranga warayagoye kugira ngo umwumvishe yego mwumve icyo gihe aba ari kugura banza wumve reka ibintu byo kugura nawe wowe ni ukugura umva jado niba uzi ko umuhaye amafaranga atarakumvisha wabyihorera none se Rega icyo oya njye ni ikibazo muri kwanga ko mbarasabura mwe nawe byo kuturasa nabi yemewe umwanya umuhaye niba ushaka kuvuga ngo amafaranga ngo ndi bumuhe ngo birampa ngo kujya kumvira ni nko kujya kugura inzoga ukavuga ngo mubanze mumpe numve mbishyure kuko iyo usanze iryoshye urayishyura ariko urwagwa barakumvisha nyine ni ubwo ni urwagwa icyo gihe ntabwo bizaba ari ibindi ngewe nivanga uruhande rwa matiku njyewe reka mbabwira icyambere mwebwe mwirasaguye njyewe umva ikintu cyambere sibyo niba njyewe unsabye amafaranga sibyo nyaguha nizeye ko wowe uri umuntu wanjye uko byagenda kose 100% ndagufite sibyo ndetse mufite n'ahazaza hanjye siko bimeze kuko aho haba harimo icyizere twizeranye ntabwo nyaguha dukoze inyandiko none se niba unsabye serivisi y'amafaranga si ngombwa ngo njye ntabwo turi kugura nanjye nkagira indi serivisi nkukeneraho kuko yandi wari uyikeneye utari buyize kuyikemurira ndagufasha njye kumfasha bitwakika n'undi ari erega icyambere tuba tuzakomezanya buri munsi niko umukobwa ashobora kukubwira ngo mama amafaranga ukayabona ntabwo ari buri munsi n'umujene rero njyewe ntashoboye iyo serivisi mfite uburenganzira bwo kukubwira nti ntibishoboka niba ari ubwa mbere ugeze hano ukabona ukunze ibintu byacu nyamuneka ntiwibagirwe kudukorera subscribe like ujye no muri comment section utubwire uko wiyumva nibiba ngombwa unadusharinge ese icyo gihe umbona ute noneho ahubwo mise numva indorerwamo tuba turi kureberwamo icyo gihe wowe uba umbona nk'imbobo mani ntabwo umbona nk'ahazaza hawe ariko se ni kangahe umukobwa yubakiye umuhungu uramwa ngo nubatse inzu ariko ngo nta nzugi ziri nta mafaranga mba muha mutange imipuri twibombarire ntibyari biba ngombwa ko uha boyfriend wawe mukundana kandi ariko ugeze ratsinze ugasanga nta rubanza usigarana mu mutima wawe ngewe igihe numva namuha nkumva nta n'urubanza nta n'iki ni igihe turi mu nzu yacu igihe turi kumwe mirere na mirere nitwa umugore we kuko imibonano mpuzabitsina ikorwa hari ikintu igamije kubyara kororoka icyo gihe rero niba ugiye kudoma avuga icyo kwishimisha oya erega icyambere aho ngaho kwishimisha icyo gihe nyine biba byabaye icyambere aho ngaho ntabwo mba naje ngo imandomeho numve mba naje nk'umuntu tukiri kumwe wamaye aha kugira ngo nkomeze sange ibyo guhana ntabwo birimo reka duhe buretse umwanya uriya mwana ikibazo dufite muri rusange ni uguhisha ukuri kandi guhari turamutse dusize ukuri hanze tukakugaragaza nta kibazo cyane kongera kuvukamo turi kuganira nta banga ririmo kwina arimo aravuga ngo ibiki mwamwumvishe nahireka aravuga nanjye ibintu avuga nahireka aravuga mwagiza gute mwabyumvishe none audience ni kombayininga ibyanjye n'ibya kwina reka muhe n'urugero kwina nyine nagushaka kumvisha umuhungu ndanabyumva ese niba ugiye kumusura ukagenda wambaye kwa kundi mugenda mwambaye ya myenda yo kujyana muri dushe yo kujyana mu mapisine mu koga banza wumve nanjye nibyo ndi kukubwira ari jya mbara umwenda ugasanga reka nyine mubwire ugasanga ntabwo ari esoma ariko udizayininze neza nkayo sibyo ukajya gusura umuhungu hewe udafite gahunda yo kumwumvisha oya ntabwo aricyo bivuze kuko njyemba nambaye aho nashatse kureba deja murahareba ahandi uragira yiki nyine wowe none uba waje gukomeza utera amatsiko iyo myenda niba ushaka gutuma ko twifuza kandi kwifuza ari icyaha ariko ubundi ujya kumbenguka we yareka kubaza ubundi ujya kumbenguka warebye hehe ujya kumbenguka ubundi warebye hagiye nawe narebye ko kuntu wari wambaye yesi komeza ubirebe urumva ahandi naguhishe igitekerezo kigira kiti ahandi naguhishe hategereze uzi kureba ibiryo ushonje utemerewe kubirya nibyo nanjye naherekanye ndi kumubwira rero utemerewe kubirya nyine byatuma nanjye mpita nsubira inyuma tugahita dusubira ku ndobo y'ubunyobwa umuntu wese muhuye mu ndobo mu muhanda agiye akora wambonye
iyo afite gahunda yo kugura uretse iyo afite gahunda yo kugura njyewe mfite gahunda yo kugura ndabongesha mungarukire umuntu wese uriye mu muhanda uri gucuruza ubunyobwa yego noneho uwo ubongeje bwa mbere akagenda ataguze n'uwa kabiri n'uwa gatatu ntabwo wakwisanga muri rose buretse rero jado abantu nababwiye ko tudakunda ibintu kimwe nakubwiye ubwa mbere ntabwo hariye mparira nanjye musubize jado niba ufashe umwanzuro wo gutwara buriya bunyobwa mu kantu kagaragara bivuze ngo ubushaka wese murakuru w'abakiriya yumvishe ubushaka wese uramuha yego nanjye niba wahisemo kwambara kuriya nakubwiye banza wumve ibyo bintu umuntu abikoze kugira ngo akurure abakiriya niba wabikoze ngo ukurure abakiriya rero turagomba kukubaza reka mpite mubaza ikibazo kivuga gitya tuvuge ko wa muntu wambaye ikanzu igera ku birenge we batamubaza ko ubonjya ngo nuko atabigaragaje umubaza iki se umushingiye habe erega umubaza iki buretse n'imitonzi arateretwa n'abakristo bikwiza kandi batwara inda oya babirize biriya umva erega buriya sibyo kuki wambara ikabutura wowe muhungu kuki wambara ikabutura noneho natwe turehe kubera buretse tuze kumva iningi wazanye igitekerezo cy'ubunyobwa tutaza kuvanga amata n'urwagwa oya ntabwo turi ubunyobwa njyewe nabugereranyije buretse sinize mvuga umukobwa wambaye ukuri cyangwa se wambaye ubusa sibyo njye nafashe ubunyobwa mbugereranya n'umukobwa we nitaye ngo yambaye ate tubyumveho kimwe ukuri kuri muri twebwe ariko icyo nashatse kumvikanisha ubunyobwa nabugeranyije n'umukobwa navuze ngo wenda buhiye se si ngombwa buhiye kuko ntabwo ubisi wabonye se ariko nabo baba baziga mani ese kwene mfasha tumenye ukuntu twitwara buriya umuntu uri gucuruza ubunyobwa abutwara mu ndobo igaragara kugira ngo abone ko ari ubunyobwa ariko wa muntu ugiye kugura ibishyimbo bya mwita metiyo bamuha mu kantu ntazi ubwoko bwako agakubita muri amvirope itagaragara kugira ngo hatagira umuntu umenya icyo ageze gute icyo atwaye rero njye nibo bose muri gahunda yo kunyereka nyine nyumvisha birangira umwenda nambaye ureberwamo se wa mugani ku buryo uri kureba bya bindi ukeneye ukabibona aho wanyeretse arahagije noneho nsubiza n'akandi kantu kamwe banza umubaze njyewe nakubajije nabajije uyu mutipe uretse ko wenda ariwe wasubije turi kumwe muri gahunda wowe uri kuvuga ngo umuntu yari gucuruza ubunyobwa ngo abonjya buri muntu wese njye nabajije ikibazo ubishaka ngo uramutse uri mu muhanda wowe uri kugenda ukajya ubona indobo z'ubunyobwa zinyura mbushaka buri ndobo wagenda uyibonye nturi nyiri umucuruzi nturi umucuruzi wowe uri aho ngaho urimo urareba za ndobo ziri imwiciyeho umwanya yo hariya hakasindi za ndobo wagenda uvuga ngo mumbonge none se bwo reka nyisubize ningira undi yakibashije reka mgiye mite nyisubiza njyewe niba nshaka nyiramubwirije kuri yabyaze uretse ariko tugende gake haranyererama bawitonze njyewe mbonye ubunyobwa kandi ndabushaka cyo si kimwe nyumvisha numve ko ubunyobwa bwawe bumeze neza buretse arabumaye ntabwo bihura harimo umunyu mwinshi aragiye mbonye ubundi umva sa kanyo ngwino ma nsange we ikibazo cy'ubunyobwa bwe ntibuhiye neza ntabwo biba bitonze ariko aho hose uri kumira ndimondamira nyine njye ndaza kubarasiraho mushaka noneho ugasanga haje nk'indi niba gatatu none ndumvishije ndananize nsanze biri guhura buretse nsanze bihura sibyo nshobora gusanga wenda bwashirire sibyo none nkabona nta bundi bunyobwa mbonye aba bitonze nye niba ari kubishaka ubwashiririye ntabwo ari kimwe nk'ubudahiye cyangwa urimo umunyu mwinshi nshobora kubatereka njye mvunguro biriya by'inyuma mburye sibyo byo kubura uko ngira ariko hari igihe nshobora no kubonjya nkagera ku bunyobwa buhiye burimo umunyu uringaniye bumeze neza nkabugura nimara kubugura rero ndatahana ubwo ngubwo nta bundi ahubwo igihe ahubwo se yazago ntabwo ukageraho ntugire impuhwe ariko nese abantu oya hari n'igihe azagura ariko n'ubundi
ndobo igakomeza igaca agakomeza kumva kandi ariyo yatahaye. Ikibazo none se ubunyobwa ngiye ko namaje kumva kandi nkumva uburyoshye nkaba nashimye sinaguze niba nari mfite ijana. Ubundi ubunyobwa kubugereranya na biriya bistafu ntabwo bigize guhura kubera ko biriya bistafu mani umuntu nyine utabikenera cyangwa utabikunda n'utabishobora si byose nuko Rwanda none ahubwo Marti hari ikibazo hari abantu bavuga ngo umukobwa ajya gusura umusore bwa mbere umusore akihagararaho akifata n'ubwa kabiri ariko ngo biba bikubiye gake ko ubwa gatatu utari burare ubitanga ijoro ryose. Biba bikubiye gake yego ubwa mbere arifata n'ubwa kabiri ariko ubwa gatatu sha ngo urare ubitanga ijoro ryose pe ubwo mwabanye ijoro ryose uwo nta n'ububaha ariko tureka ijoro ryose ahubwo se yaba ari n'uhutabaho umusore basoye ijoro rimwe rigashira irindi rigataha irindi rigataha ntawubaha ntabwo igihe cyose ujya kumusura ngo urare oya ariko nyine uvuge umusuye bwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu ntabwo yagukundira. aha ubwo rero urumva nabo barabizi ko biba ari ngombwa barabizi ntabwo bivuze ariko ko bose ntabwo ariko mwahinduye ikiganiro mwagihinduye kare kuko twe twibajije ese guha umuntu mbere nibyo ntabwo twavuze ngo kujya ngo gusura umuntu ngo baba wagiye ngo kugira gutya oya byahindutse ibyo bintu twebwe n'ubure ni igitekerezo kiri mu muntu ese ni byiza ko ariko n'ubundi icyo gihe ntumusuye se unsuye mbere kugusura bivuze kuguha kugusura bivuze kuguha Mati gusura njye numva bitavuze kuguha ariko ntabwo aricyo bivuze ese nunansura mu rugo nzaguha ariko ko nawe uzaba unsuye mwaretse tukavugisha ukuri ubwo reka twanzuye dore rero ubwo twanzuye ko aricyo bivuze gutanga ibintu mbere y'uko ujya mu rugo ntabwo ari byo impamvu ari ngombwa uba ugomba kumenya ngo ese ibi bintu ntwa ese ndamutse mbitwaye bwo nkasanga none si byo nari nkeneye byaba ari byiza guhita nkwirukana ko kandi ati nsanze ufite ibyo nashakaga. reka tubishyire mu buryo bwawe Jado ngewe mujye mureka kubeshya abana b'abanyarwanda yego sibyo tuvuga ibintu mu mazina yabyo kuko niba wifashwe uvuga ngo kujya gusura umuhungu ntabwo bivuze ko ushaka kumwumvisha wowe niba uri umukobwa ukaba ubizi ko ugiye kujya mu nzu y'umuhungu utari wakora mariye n'uwo muhungu wumva ibyo ntibitabaho nyine ubwo azabimenya nyuma basubiramo neza niba ugiye kujya mu nzu y'umuhungu yego mutarakuze mariye yego ukaba ubizi ko nta nyina uba muri iyo nzu nta se uba muri iyo nzu nta mushiki we mbega ni geto ugiye gukora iki se niba uzi ko utagiye kumvisha mbere mwana uzabage wifashe njye ngukura inzira ku murimo. none birasobanura ko guha umuhungu mbere n'abakobwa babigiramo uruhare ahubwo rw'imbere cyane nuko wabijije wowe ubigiramo uruhare ahubwo ugabanya icyo kintu wibwira ngo ntabwo bibaho sibyo uriya uzanabaze bariya tubona batwaye inda yego utwaye inda ntabwo ari ikibazo yego uzababaze nta kindi kintu ndarenza bariya batwaye inda uzababaze uburyo byatangiyemo ubanza wumve uburyo byatangiyemo n'uburyo byarangiyemo uzangarukira nyuma cyangwa unangarukira ariko hari n'abazitwara bafashwe ku ngufu nyine ngewe cyafashe ku ngufu icyo bari reka wa mugani wo kwitambika Martine na Queen barahari nibavuge gutwara inda utarashakana n'uwayiguteye ninde ubigiramo uruhare rwinshi dushyize ku ijanisha ni umukobwa ni umuhungu ubanje kwande ubwo ni mwebwe ni ukuvuga ngo gutwara inda utarashaka ntabwo ndi bubihereze ngo ni umukobwa n'umuhungu abahungu cyane cyane nibo babigiramo Matiko Ravi yatanze uwe mwanzuro kugira ngo nawe udushyirire umwanzuro kuri iki kiganiro twarimo ese umukobwa n'umuhungu bakundana
kuba barya kuri ziriya mbuto zo muri edeni bwa mbere batarajya mu rugo ni ngombwa cyangwa si ngombwa? buriya rero umwanzuro wawe umwanzuro aba ari ukuganira tuba twigiza nkana ariko wenda ntabwo byari ngombwa ariko man gute wanzanira man umuzigo kandi ubizi neza ko nkushonje ukawusubirana yabo erega nayo ushobora guhita umbonamo ibobi man tumbonamo ibobi ndakaca gusa nyine wenda pe ntabwo mbishyigikiye akantu k'akabwana imbere cyane nyine ariko ubwo ikizima ni uko tugomba n'abandi bajene ibintu tumva ko ari ngombwa cyane batumva nabivuze mane bakabigira intego ngo natama nta kintu oya ibyo ndumva bitaba ari sawa. Ikizima ni uko tumenya niba umuntu mukundanye muzanagira ariko imari yawe itinze ukuntu naryoha uzi urwagwa utazi igihe kirekire ukuntu ruba ari ruzima. Martine umwanzuro wa matiku uri kuwumva none se koko wowe ariko uje gutanga umwanzuro navuga uterega buriya wenda iyo nguhaye tutarabana mpombi iki ngiki ewa wagejeje mikoro umwanzuro wawe ni uwuhe? umwanzuro wanjye n'ubundi uracyari wa wundi yuko gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa kuryamana mutarabana atari ngombwa kubera yuko iyo bibayeho ni kwa gutwara inda itateganyijwe ni kwa gusigara nicuza runaka twararyamanye aragiye mbese umuntu ikintu mba mpombye buriya ntabwo wenda nakivuga ngo kigaragare ariko ni ikintu gikomeye cyane ahubwo niyo uhombye umuntu n'inda akayigutera agahunga umuhombye urumva rero uhombye wa wundi aragiye wenda iyo ndurayitwaye cyangwa ntunayitwaye ariko ubuhombye kubera yuko ibintu byawe hari uko biba byangiritseho burya ndumva byaribyo haba hajemo kwangirika kuko ntabwo uba ukimeze uko wari usanzwe umeze. Avuga kuri wowe umwanzuro wawe ntabwo ari ngombwa. Okay, twagiye kuri kwiye nanjye ntabwo njya kure ye gukora imibonano mpuzabitsina utari washaka numva atari ngombwa kuko ahanini hari ingaruka haba ku mukobwa cyangwa ku muhungu igihe habayeho wenda gusama kuko n'ubundi n'ikibigamije ntabwo twavuga ngo tugiye ngo kwinezeza n'ubuzi ngo uwo munezero uragarukira hehe. Rero impamvu numva atari ngombwa ni uko biha puresha yaba umukobwa arayisigarana yaba n'umuhungu arayigira akavuga ati none munsi bampamagaye bambaza iby'umwana nateye hariya kandi numvaga nyine ndi bwumve nkigendera. Byaba byiza bigiye biba ari uko muri kumwe ntawe uhunga ntawe ugira gute nyine mirere na mirere bikaba ibyawe iteka ryose atari kuvuga ngo ndagenda niha. Nshuti bakunze bajya TV show rero iyo turi muri debate nk'uku nguku tuba tugamije kugira ngo buri wese agire icyo asigarana mu mutwe we bitewe n'ibyo yumvise. Iki kiganiro ntekereza ko cyari cyiza cyane ariko burya ngo ababurana ari babiri uko byagenda kose harimo uba yigiza nkana kandi azi ukuri. Abantu benshi bashobora guhakana ibintu runaka ariko atari uko bayobewe ukuri. Ibi bintu rero umwanzuro nanjye nka Byawo numva atari ngombwa kuko hazamo risike nyinshi ndetse n'iyo umukobwa agize atya akaguha mutarabana inshuro nyinshi sinava wenda ari bose ariko abatipe benshi barabicyurirana kavuga ati ubundi buriya ko wampaye se tutarabana wasanga n'abandi barajya ubihera ugasanga nyine bibaye intambara mu rugo. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari byiza ko abantu bakora raporo sexuelle batarajya mu rugo. Niba rero ugeze kuri uyu munota tukiri kumwe uri umuntu w'ingenzi uri umuntu w'agaciro reba ko wakoze subscribe niba utarayikora akaniko kanya keza jya muri comment section utubwire icyo ushaka ko tuzakuganiriraho ubutaha kandi niba ufite inkuru idasanzwe ufite ubuhamya ushaka se kugirana natwe ikiganiro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri 0788 259 9948 cyangwa
0780 njyewe rero nari Jado Artist Official nyita Jao, nkaba nari kumwe na Queen nanga murivuga tu aha nge nari Queen Martine Matiko Oji ni Lavi. Okay, murakaze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda cyane. Ciao, hasta la vista. Jado Artist Official ku isonga.